So dukomeje noneho muri close up nkuko nabibabwiye uyu munsi muri close up turi kumwe na Sintex Calabash Sintex. Yeah, welcome. What's Sintex in Yes, welcome to the house, bro. Thank you, please. Nani nishimiye kugusanga hanga duherukana cyagiye. Bantu uri kumwe na Babuku. The king agihari. Yeah. None hasigaye queen wenyine. Ubu hari queen wenyine. Nakonje. Ariko gutya mwa mwaje, gutya wowe waje the king. Ariko nyine uba king umwanya mutoya wicaye hano mama yakugenda ubwo ni king w'umwanya mutoya cyane. Yego. Muri minota yonyine umaranga. Reka nanjye mgenjoye. Yego, byaza umusaruro. Yeah. So muri close up uyu munsi insanganyamatsiko dufite iravuga ku kamaro cyangwa se ku mumaro w'umuziki kuri societe. Iyo tuvuga societe ni ku banyarwanda muri rusange cyangwa se ku bantu baturiye igihugu muri rusange. So impamvu twifashishije Sintex nuko ni umunyamuziki n'umuhanzi. So urumva ko umuziki arawuzi kuko awukora ashobora no kudufasha gusobanukirwa akamaro k'umuziki muri rusange. Impamvu twahisemo akamaro k'umuziki twafashe kuri kote y'imyidagaduro cyane. Ntabwo twibanda muri economics cyangwa iki economics tuzazana ababizobereyemo nabo baze babidufasheho, ariko ubu uyu munsi turi kwibanda cyane mu myidagaduro. So Sintex, wowe ukurikije experience wenda ushobora kuba umaze mu muziki, ubona umuziki umariye iki gihugu? Umuziki ufite akamaro kanini by the way. Ariko urakoze cyane kuba muzamuye insanganyamatsiko imeze gutyo, kubera ko for sure hari umuntu utazi akamaro k'umuziki, ariko mu by'ukuri mu buzima bwa buri munsi usanga umuziki utwigaragariza mu bintu byinshi cyane bitandukanye, kubera ko tuvuge nk'urugero rwa hafi, urabona nk'iyo habaye ikirori, yaba ari birthday party, umuziki iyo umuntu atarashyiraho umuziki ubona abantu bakonje, ubona abantu bakonje bamwe ndetse batangira no kubaza ni ariko se nta radiri hano hafi cyangwa se imiziki nta miziki mufite? Why do you think so? Cyangwa se kwa kundi muba muri kugenda mu modoka ntabwo aburamo umuntu raising a point ngo hey, you don't have radio in your car? Na radio ufite mu modoka yawe? It means like umuziki hari ukuntu utuma abantu bahurira hamwe muri feeling imwe, muri vibes zimwe. Ikindi yenda navuga ku muziki ku rwego rw'igihugu, umuziki wamamaza igihugu. Umuziki wamamaza igihugu umeze nka kwa kundi ubona umupira, tuvuge niba umuhanzi agiye kuririmba nko muri Argentina, tuvuge nka Sintex akajya kuririmba nko muri Brazil, bahita bavuga ni where does that artist come from? Ngo aturuka mu gihugu cyitwa u Rwanda. Kuko biratangaje, urabizi hano muri Afrika hari ibihugu biba bitazwi n'ahandi hantu hamwe na hamwe. Ukaba wahura n'umuntu avuye nk'ahantu muhuriye nk'ahantu ukamubwira ni njye nturuka mu Rwanda, agakubaza ngo which country is that? Ngo mu Rwanda nahagana he? Urumva, so nk'umuziki rero imiziki iri umwe mu mpamvu bituma igihugu nanone kimenyekana. Ikindi nanone umuziki abantu baba bafite nka depression, bafite nk'agahinda gakabije, umuziki urabafasha kuko ziriya beats hari ukuntu ziconnectinga na mind na brains n'ibitekerezo, bigatuma umuntu adatekereza ibintu bibi cyangwa se ibintu biri negative. Nanone still umuziki tukaza gusanga nanone umuziki uhuza abakunzi. Uzarebe hari nk'abantu bahura bagakundana kuko bakunda indirimbo imwe, kuko bakunda same type of music. Ugasanga niba uriya akunda hip hop cyangwa n'undi akunda reggae music, ugasanga uriya muntu yakina ubuziki bwe playlist irakuryohera nyine, ugasanga abantu bahuye gutyo baranakundanye bikavamo ibintu bikomeye cyane. So still nanone ugasanga umuziki uhuza abantu, uhuza abantu bamwe nk'iyo barimo abantu bamwe baba inshuti kubera umuziki,
kubera ko bahuriye kuba hari ahantu bahurira DJ agakina indirimbo bakabyina. Ya umuziki nyine ufite akamaro kanini cyane muri society. Ni muri ubwo buryo ikindi yenda nari nibagiwe still ntabwo twakwibagirwa yuko umuziki bawifashisha mu kwamamaza cyane ko ndibuka na publicité nakoze igikondo expo ground iyo yes urumva iyo itaza kubamo like that ntabwo publicité ari kuryoha ariko nkako gashya kuba bazanyemo Sintex akaririmba igikondo usanga abantu bahise bavuga ni ariko bya bintu biri mu mwihariko reka tuze tujye kureba umwihariko uri muri expo y'ubu ngubu. So usanga umuziki rwose ari ingirakamaro muri society yacu. So n'ubu ngubu hari ababyeyi benshi babuza, since Ishusho TV is fresh and fun kandi twibanda cyane cyane ku rubyiruko, hari ababyeyi benshi babuza abana babo kujya mu muziki, kababwira ati ibi bintu nta kamaro bifite habe namba. Nk'ababyeyi nk'abo ngabo nkamwe nk'aba musician muba mubimazemo igihe, ni iyihe nama cyangwa ni iki mukora kugira ngo ababyeyi nabo bafunguke mu mutwe bumve ko igihe umwana agiye mu muziki nta kibagiyemo? Ahanini cyane biterwa n'imyumvire ya famiye, kandi buriye rega ni nk'uko ntabwo wabuza amazi gutemba, amazi y'umugezi ntabwo wayabuza gutemba. Umuziki ni nature. How can I say nature in Kinyarwanda? Ni ukuvuga ngo yes, umuziki ni icyaremwe. Ni icyaremwe. Rero ntabwo wabuza ikintu kiriho kuba cyaba, kandi nk'uko wumva ko abantu batandukanye, abantu bakunda ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri umuntu uwo ari we wese yahitamo ikintu runaka, ntabwo aba ari uko abahisemo nabi, ahubwo ni ukuba yenda ushobora kumugorora ukamuha uburere bukwiye ku buryo yabyitwaramo neza, kuko ntabwo umuziki navuga ko ari cyo kintu kibi, kuko hari abakina amafilime, hari abakina imipira, kandi ikintu cya mbere cyose ni ukuba ari ibintu byashyira ari itafari ryatuma umuntu abaho neza n'umuryango cyangwa se afasha umuryango we. So nuvuga ngo music ni ingirakamaro, ntabwo ahubwo nuko abantu benshi cyane, kuko music ibamo cameras, ikintu rero cyose kibamo kamera, ni ukuvuga ngo kigaragarira buri wese, urumva. So nta kintu rwose kiba gitandukanye. Ibikorwa abamizisiye bakora benshi na bamwe n'aba engineer barabikora, ahubwo nuko aba engineer batajya kuri kamera cyangwa se abandi abantu bose, urumva like ni live, n'ubuzima abantu bose basangiye, ahubwo itandukaniro nuko habamo yenda bamwe kuba ibikorwa byabo biba biri kuri kamera cyane, nawe ubundi igihe numva icyangombwa umwana ari ukumwigisha uburere, ukamwereka inzira, naho ubundi music yo rwose nta kibazo ifite, ni business nk'izindi, ni akazi nk'akandi. Tuzi abantu rwose itunze benshi cyane kandi babayeho neza, banitwara neza rwose. So hari umuntu watubwiye ko hari reka tubanze turebe ikiganiro twajyanye n'abaturarwanda daboro, tujya tugira parti yo kureba ikiganiro twajyanye n'abaturage. Reka tubanze turebere hamwe ikiganiro twajyanye n'abaturage icyo bavuze ku nsanganyamatsiko, ubundi tugaruke dukomeze ikiganiro cyacu. Muziki icyo mbona umariye sosiyete rero, muziki ni imyidagaduro nk'ibindi, nk'uko tuzi football tukamenya n'izindi siporo runaka. Ubwo icyo imyidagaduro cyangwa se entertainment n'ubundi bimariye, urumva wenda tuvuge nko ku bantu, hari igihe bamwe bawufata nka occupation nyine bikabokipa mu gihe bari kuba bagiye mu bindi bintu bidafite akamaro, bakaba bagiye mu muziki. Hari n'abafata umuziki nk'ikintu kibaruhura, akumva mu gihe ari kuruhuka yaba yumva umuziki. Hari nanone abantu bafata umuziki nk'ikintu gishobora kubafasha muri siporo. Ujya usanga nko mu majimu runaka bashyizemo umuziki, ukabona abantu barakora siporo ariko bumva n'umuziki. Ikindi nanone buriya abahanga bavuga ko umuziki hari ikintu uhindura mu mitekerereze ya muntu, kuko burya ngo n'umwana ari mu nda nubwo aba ataravuka aba akeneye ko yumvishwa umuziki.
hari n'abajya bafata umuziki ugasanga bari kuwumvisha amatungo runaka nk'ingurube ahantu ugasanga bari kuzicurangira. Bivuze ko umuziki mu mibereho mu buzima bw'umuntu haba hari ikintu n'ubundi ufashamo kugira ngo ubuzima bugende neza. Ese wumva tufata urugero muri sosiyete nyarwanda cyangwa mu Rwanda baramutse bavuze bati duhagaritse umuziki hasi hejuru nta muziki dushaka kuzongera kumva mu gihugu, wumva hari efe byazagira? Abantu benshi barwara depression, byatuma abantu bagira depression. Hari abakunzi b'umuziki cyane pe bihebeye umuziki, ugibona ibitaramo runaka iyo byabaye by'umuziki abantu baba baharuka bona ibyishimo abantu bafite, urumva ko abantu byabagiraho ingaruka mu mitekerereze yabo, ugasanga ni ikintu kibi cyane. Nkeka ko nta n'uwakora icyo kintu. Byambe ni imyidagaduro, kuko umuntu abashinzwe kwidagadura. Umuziki ufite byinshi ukora, hari abakoresha mu buvuzi, hari abakoresha bidagadura, hari abakoramo business, ni byinshi pe. Muri rusange numva icyambere nakubwiye nuko nyine ukorwamo business, urumva winjiza amafaranga kuba ukora n'abajya muri ibyo bitaramo nyine by'uwo muziki. Kabiri ni bifasha abantu kwidagadura no kuruhuka mu mutwe, hari igihe wumva indirimbo ukakuruhura mu mutwe. Kijyaho ngoye cyane, byansaba gutekereza cyane, biterwa n'uwayo. Hari ubu indirimbo za hip hop akumva zihura n'ubutumwa bwe cyangwa se n'ubuzima bayemo, icyo gihe araruhuka nyine akumva ko atari we wenyine ufite ibyo bibazo. Icyo ni ikigo n'umwe. Hari wumva indirimbo zituje zikamufasha kuruhuka nyine bitewe n'uko akeneye kumva atuje. Njyewe nakubwira uko mbizi. Njyewe muziki ufasha byinshi, ari ukwidagadura, ari kubyina, ari siporo, ni byinshi cyane. Umuziki ngewe uko mbona umaze, mbona umuziki ari ibyishimo byacu by'Abanyarwanda, kuko iyo bashyizemo imiziki burya tugira ukwishima, kuko tugira ukwishima gutandukanye, ariko umuziki mbona ari mwiza cyane ku Banyarwanda. Ubu ufite stress, ni iki kintu cya mbere kikumara stress? Ubundi iyo mfite stress, ikintu cya mbere kimara stress ni umuziki. Ni umuziki. Wumva se ahubwo rero wowe uri umusitari? Kukubeshya pe, ikimara stress ni umuziki. Ku bantu badakunda umuziki ni ubuhe butumwa waba? Abantu badakunda umuziki burya abantu baratandukanye, bafite n'ukuntu batekereza, ariko ku bwanjye nk'abantu badakunda umuziki bashatse bazajya bawumva kubera ko umuziki utuma uruhuka mu mutwe kandi utuma n'ibitekerezo mu mutwe wawe bijya hasi cyane, bituma udatekereza cyane. Bituma ibitekerezo bijya hasi? Bituma udatekereza cyane iyo ufite stress. Ubwo umuziki akamaro kawo navuga ko nta sosiyete idafite umuziki itabaho. Navuga ko umuziki ari nka backbone cyangwa se uruti rw'umugongo wa sosiyete, kuko urugero nta hantu na hamwe nari najya ngo numve batari gucuranga umuziki, nta muntu uzasanga atumva umuziki. Umuziki uterwa n'uwari wo, n'abayisilamu mu muziki turabizi ko bakoresha mu gutora zana, mu gusara turabizi ko bakoresha umuziki. Urumva mu matora yari yose ku isi bakoresha imiziki. Mu buzima bwa buri munsi, waba uryamye, waba ubyutse, waba uri mu modoka, waba uri muri boîte, ni umuziki. Urumva ko umuziki twavuga ko ari nkaho ari uruti rw'umugongo rwa sosiyete. Ariko tujya muri detail noneho twishimira n'ibimenyetso, umuziki ufasha umuntu kugubwa neza, ubwo no kugufasha kwishima. Uzasanga ibihugu bidafite abahanzi bafite imiziki myiza biba bifite agahinda abaturage babo, bazasanga kujya babona umunezero batumiza abahanzi bahandi. Urugero dufashe nko muri Somalia nta bahanzi babayo, biragoye ko wasanga umuturage muri Somalia yishimye cyane nk'umuturage muri Nigeria cyangwa se muri Amerika cyangwa se mu Bwongereza, kubera ko nta muziki afite ahabwa n'umwene gihugu warumva iby'ahandi. Urugero rundi nakwereka no kuvuga ngo noneho tujye kwiterambere, umuziki ufasha mu bukungu bw'igihugu. Tugiye nko mu Rwanda, igitaramo giheruka kuba cyitwaga Friends of Amstel Fest cyajemo John Drill, cyahaye akazi abantu 300. Ubwo ufate aba DJ, ufate abahanzi baririmbyemo, ufate sound na akazi, ufate ahantu cyakodeshejwe, ufate amatike, abakasa amatike, ufate itangazamakuru ryakoze kuko ni content, abantu 300. Turetse icyo ngicyo turebye noneho nko muri GDP tugiye muri Nigeria, ubu muri Afrika nitembere cyane ku muziki kwera Afrobeat yabo. Umuziki wabo utanga akazi kurusha uko urwego rw'ubuhinzi rwatanga akazi.
tugiye mu Bwongereza miliyoni 2 muri 2019 zahabwaga akazi n'umuziki. Tugiye muri Amerika miliyoni zirenga 20 na zitungwa n'ibikorwa bifitanye isano n'umuziki. Ugibona abahanzi kuri stage ikipe bafite umuziki we abantu tunze. Dufashe nk'urugero nk'aha ngaha mu Rwanda tugafata nka Bruce Melody, umuziki we ubwiwe wenyine ni umutunze nawe utunze famille nawe ibikorwa bafite by'ubucuruzi. Tugiye kubakura Riderman hagiye habaye inkuru zivuga ngo ni ufite amamoto menshi mu muhanda wa Kigali. Ibaze abamotari barya bagatunga imiryango kubera moto yashyirwa mu muhanda na Riderman. Tugiye kuri King James hano turi munsi yaho hafite inzu z'ubucuruzi, afite uruganda rwa kawunga ruproducinga toni ku munsi. Abona akazi kashinzwe n'umuziki wa King James. Rero umuziki ni tugiye mu iterambere ni kimwe mu biteza imbere igihugu n'abanyagihugu, hanyuma kikaba kimwe mu bifasha abaturage kugubwa neza bakaba barangara cyangwa se bagira ibihe byiza, kuko no music no. Byumvise rero umuziki rwose ni ingirakamaro. Bamwe baravuga bati n'ingurube ubwazo zihunda umuziki. Ibyo bintu byadutangaje twebwe byadutangaje, ariko ntunguwe no gusanga ahubwo na Sintex hari icyo abiziho. Ariko ingurube kabisa, ingurube buriya niyo ugiye kuzorora bagutegeka no gushyira umuziki hafi aho ngaho. Use wabuze impamvu? I don't know, ariko ngira ngo niko zimeze ingurube, zikunda umuziki pe. Ni kikwereka ko umuziki ari ikintu kirenze. Uzarebe n'utwana tw'uduhinja kugira ngo ukaryama ugomba gushyiraho music tumwe na tumwe. Kandi even n'udupapis buriya. N'udupapis? Puppies harya mu Kinyarwanda n'utubwana tukiri dutoya. Iyo tumenyereje kwa kundi muba mwicaranye cyangwa kari hafi aho ngaho, iyo ukomeje kukumvisha umuziki kageraho kakazajya kayireklama. Igihe umuziki udahari kaza kureklama ikakusaba umuziki. Urumva umuziki rwose ni ikintu kirenze. So dukomerejeho wenda wibaza igihugu kidafite umuziki, wumva muri kote y'imyidagaduro wumva haba hari nk'ikibazo kingana gute? Uriya mutipe wari ufite dread hari akantu avuze, aravuze ni nko muri Somalia biragoye kubona abantu baho bishimye, ariko ho birumvikana kubera ko haba hari n'intambara nyinshi. Gusa nyine bikwereka yuko no kuba umuziki udahari nta bintu by'imyidagaduro muri rusange, ubona nyine ko ibyishimo by'abantu baho baba bari hasi. Umuziki wayo udahari for sure, ni ukuvuga ni kuba umuziki udahari haba hari irungu. Cyakoze haba hari irungu byo, uretse no kuvuga since hari igihe u Rwanda rwigeze kuza mu bihugu bifite abaturage batishimye, ariko tudahereye hejuru hari hakozwe urutonde, hari hakozwe urutonde bahereye hejuru ku gihugu cya mbere gifite abaturage batishimye, ariko u Rwanda narwo rwari rwajemo, narwo rwari rurimo. So kuba u Rwanda rwaraje kuri urwo rutonde, se mwumva koko umuziki hari part ufite kuba abanyarwanda cyangwa tuvuge igihugu runaka kiba gifite abaturage bishimye? Ubwo ngubwo ibyo ngibyo ntabwo mbiziho neza kuko nta research ihagije nabikozeho nuko bimbajijeho ubu ngubu, ariko uko byagenda kose n'umuziki ushobora kuba byari birimo, kuko urumva icyo gihe hari ibintu byinshi cyane byari bitaratera imbere. Ari umuziki wari utaratera imbere cyane, ari ahantu ho gutaramira hari hataraza henshi cyane, so birumvikana nabyo ushobora kuba uri mu mpamvu nanone. So ubundi impamvu ya nyayo yari yatumye u Rwanda narwo ruzamo no kubera urwo rutonde rwakozwe nyuma ya Covid. Urumva of course nyuma ya Covid, no muri Covid during that time abanyarwanda cyangwa abanyagihugu bari bo bose, the whole world in general, exactly, the whole world was freezing. Abantu ntabwo bari bishimye muri general ahantu hose ku isi, birumvikana. So coming back to your new song, ufite indirimbo nshyashya yitwa Sha, ikibazo cya mbere nibajije indirimbo yawe nkiyumva, nibajije impamvu wahisemo kuyita gutyo. Nahisemo kuyita gutyo ni nka music, nkuko wavuga ngo do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. So nukuvuga ni music
irimo ibintu byinshi cyane, irimo melodies, music nayo ubwayo ni ururimi. So urumva kubera ko hagarukamo cyane ye mbese ni nk'akantu nyine gafasha umuntu kuruhura mu bwonko, kuba nawe nka kwa kundi yakaririmba, kwa kundi uba wumva indirimbo ye so mpita nisanga nyise gutyo ye. So impamvu nayo mbikubajije ni uko nyuma ya God's hand of God, sorry. Yes. Nyuma ya hand of God ubu twumvaga wenda urabizi ibintu byabaye nyuma ya hand of God, you know, ibibazo waciyemo, I don't want to go into that. Gusa nyuma y'ibyo bibazo some people expected ko wenda Sintex azaza yacitse intege akavuga ati nyuma yo kuririmba indirimbo y'Imana reba ibintu bimbayeho akaza yacitse intege. Niki kintu cyakumotivye ahubwo ko twabonye ahubwo waragarukanye imbaraga nyinshi cyane? Already jewe nari ndi mu bisubizo kubera ko iriya ndirimbo nayiririmbye nk'isengesho, wasanga Imana yari irimo iramprepara ngo nkore isengesho riri bunkure mu kaga kameze kuriya. So urumva hand of God, urumva yo already ifite aho ihuriye na n'ibyari byabaye byo kuba natabwa muri yombi. So urumva like ndumva na already indirimbo nari naririmbye bifite naho bihuriye kandi bifite n'igisubizo cyabyo. Hanyuma kandi twari twerekeye nanone mu gihe cyo kwidagadura kuko turi muri summer time. Ndavuga noke urumva ntabwo naririmba indirimbo ya biriya gusa kubera yuko ntabwo ubuzima twese turimo ari bumwe, kuko already hari abagiye gukora ubukwe, hari abari kugira ibirori runaka. Ndavuga noke ibihe turimo none right now, kubera iki se ntaririmba indirimbo ahubwo yo gutuma abantu bishima, bakidagadura, bakishimira ibirori, bakishimira kwikunda, bakishimira ubuzima, bagakora ibyo bifuza. You understand? Niyo mpamvu navuze ni ariko n'ubundi umuntu ngoma no kumwibutsa yuko ku isi tubaho one time kandi ubuzima nta replay nta rewind. So ufite impamvu yose yatuma wishima tiyo maximum no guha agaciro ubuzima bwawe no kwikunda cyane. Niyo mpamvu nahise ndirimba iyo ndirimbo, it's a life party. Ubutumwa burimo mu magambo yayo, hanyuma ibindi byose ni injyana no kuyita ye ni injyana. Beautiful song kabisa. Jewe nakunze dance moves bya hatari. Thank you. So ziriya dance moves niwe wazikoreye? Ziriya dance moves ninjye wazihimbye. Kandi nta handi iriya move nari nayibona. Iriya move nta niri kubera ko nari umudancer actually before. Mbere nabanje kuba umubyinnyi imbere yuko ninjira music. So nari umu content creator w'ama dance moves. Urumva so nta gitangaza kirimo rwose. Birarenze ari ibintu byanjye. Gupfa kwicara ukavuga uti reka iyi ngiyi. En fait njyewe impamvu nabaye interested muri karate. Wewe wize karate? Yego nakoze karate. So muri karate ufite dan? Se muvuga hano ntabwo nagira dan, mfite maroon. So urabona muri karate hari ukuntu dushira. Okay. So it kind of reminded me of that time and I was like, ooh, okay. So nizihe gahunda noneho udufitiye nk'abakunzi ba Sintex muri iki gihe, muri iyi minsi, muri summer? Gahunda zirahari, ufite ibitaramo za performingamo already byinshi. Hari kwita izina za performingamo, hari n'igitaramo za performingamo kwa gatandatu cha Diva Beauty Awards. So ibindi byo ni muri gahunda. Album yanjye already yo namaze kwitangaza nayishize hanze, ahubwo je nababwiye yuko indirimbo zanjye nge nzagenda nzireleasinga na videos. Buri kwezi nzajya mbaha indirimbo. So ibindi byo yenda ni tour ndi gushaka gutegura n'uburyo nzalauncinga album yanjye, ariko sindabinoza neza. So ntago ari ngombwa kubibatangariza byose in details.
biba byiza niyo dukoreye surprise buriya. Surprises are also good rwose Yeah. kabisa. So a quick question y'amatsiko, ikibazo Please. cy'amatsiko. Yeah. If you were to collaborate with an artist wo Yeah. hanze cyangwa let's say wo muri Nigeria, who would you choose? Nko muri Nigeria. Yeah, I would choose Burna Boy, of course. Burna Boy. Yeah. Muri America? Muri America na collaborating na let me see. Numva na collaborating Gahinda na Chris Brown. Chris Brown. Yeah. Bamaze kuba abahanzi babiri baje hano bakatubwira ko bashobora gukorana collab na Chris Brown. So tuzabatungura Chris Brown tumubazanira. Yeah, of course Chris Brown ni legend wa generations menshi cyane. Hanyuma mu Burundi? Mu Burundi nakorana na there is this guy yitwande nakorana na Satibi. Satibi? Okay. Yeah. So utubwiye ibihugu bitatu. Utubwiye Nigeria bakorana na Burna Boy, utubwira muri America bakorana na Chris Brown, hanyuma mu Burundi bakorana na Satibi. So nizere ko muri gahunda ufite izo zose ziba zirimo bya. Kutambajije mu Rwanda. Mu Rwanda ngaho hambwira. Since you offer mu Rwanda naho. Mu Rwanda ho nakorana na there's this young boy called Shemi. Nakorana na Shemi. So mu Rwanda bakorana na Shemi. He's also talented kabisa. Ewan. So is there maybe anything tutakubajije cyangwa se message ushaka guha abakunzi bawe cyangwa anything? Yeah, message na abakunzi banje n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Cyambere ni ukunshyigikira. Naho ibindi byo ni ukuba twakomeza gukunda umurimo tukareba ko twakora tukagira aho tugera tugashyigikirana. Ahandi nanone still urumva tukagabanya negative energy man kubera ko muri industry zose ahanini cyane habamo kwikunda. Tugabanye kwikunda ahubwo dukora ibyo dukwiye gukora kubera ko iyo tudakoze ibintu mu mucyo mu nzego zose ibintu birapfa kandi tukadindira. Ugasanga tumara time turimo turizengurukaho. Ni ugukora ibikwiye abari mu nzego zose zaba ari iz'umuziki zaba ari izo arizo zose muri department yose. Gahunda like tugakora tukareba ko buri muntu wese yatera imbere mu gihugu cyacu. Ikindi yenda na message yindi naha urubyiruko nuko ugomba gustikinga ku kintu wahisemo ukora. Nta muntu ugomba kuguca intege. Niba hari aho wumva hari umuntu uri kuguca intege umwegezeyo umureke kabisa nimwongere guhuza kubera ko icyo akora cyonyine ni ukugukubita toxic vibrations. Kandi burazi bazifite akamaro ko kuguca intege mu byo ukora byose. Stick to what you do. Nobody to discourage you. Nobody to defeat your energy. Energy zose zawe ni ukuzikoresha icyo ukora kandi niba wahisemo gukora ikintu runaka gikore mu buryo bwuzuye to the maximum. Niyo message nari mfite. All right, thank you so much my brother kabisa, wakoze cyane kuza kuganira natwe. You already know ishusho ni mu rugo rwose, anytime rwose ushobora hano ho ni muhira rwose ibyo ndabizi kandi thank you so much for sure.